nduririmbira bataruzi bazarusura iyo manzi we iyo manzi umugoboka rugamba iyo manzi we ngigira icondo rime n'izindi iyo manzi we mvuga u Rwanda rw'amahoro mvuga u Rwanda rw'ibirezi ruririmbira bataruzi bazarusura iyo manzi babahungu bavune sambwe iyo manzi we nimuze dukabuje dukeshe iyo manzi we mvuga u Rwanda rw'amahoro mvuga u Rwanda rw'ibirezi ruririmbira bataruzi bazarusura iyo manzi we mvuga u Rwanda rw'amahoro mvuga u Rwanda rw'ibirezi ruririmbira bataruzi bazarusura iyo manzi we amahoro n'amahirwe kuri mwese mukurikiye ikiganiro inkera y'iwacu icya kiganiro rwose cy'umuco nyarwanda tugataramana bigatinda ni ikiganiro gitegurirwa n'inkindi na Mariza ni isibo ngari rwose yaje gutaramira abakunzi b'Isibo TV ngiye muri kumwe n'impaka n'amakenga indakumirwa mu gitaramo ni rwema rw'abadatinya ni rwego rwiza rumara irungu rutibunze igitaramo cy'abari ndatwarushije nirugaragara neza rugamba rw'imbere ndaje ndi impaka n'amakenga abandi bati ndenda kumirwa mu gitaramo yabugira gatatu ntindirikirwa ndebe unyurwe icumu ribuze urugamba gushira nariteye ku nshuro yagere sinaregere kakama kuza ku muranye mese zimanye rwamagaju agatsinda nkabinkindi na Mariza mama we nuko mu kiganiro inkera y'iwacu rero ndi kumwe n'umubyeyi w'inkindi na Mariza ndi kumwe n'umubyeyi w'ubupfura kurya tabupfukiranye mubyeyi nawe uhawe isango murakoze cyane nanjye ni Karine Karambizi nka umubyeyi w'inkindi na Mariza cyane tukaba tubakiriye muri iki gitaramo cy'uyu munsi akantu ko kwambara imituku ko ntacyo kavuze ngira ngo bari kubyibaza rwose bari kugira ngo ni itariki 14 zageze ariko buri gihe cyose se urukundo ruhoraho reka nirwogere aha cyane ngira ngo rero twarabibateguje bimwe mu byo twabagejejeho mu minsi yatambutse no uyu munsi turi bugaruke ku ruhare rw'imbuga nkoranyambaga n'ubundi zikubiye mu ikoranabuhanga mu iterambere ry'umuco nyarwanda kugeza uyu munsi iyo urebye neza baba bakuru baba bato ntabwo batinya kuvuga ko isi yabaye nk'umudugudu yego cyane ko abahanga n'ubundi babishimangira mu ndimi z'amahanga aribyo bakunze kwita mondialisation yego isi yabaye nk'umudugudu urareba umuto ukabona umukuru bose ukabona ko imbuga nkoranyambaga zabagezeho yego ese imikoreshereze y'izo mbuga nkoranyambaga ndetse n'uburyo ki abantu bazikoresha ntabwo byaba bibangamira cyangwa se bihutaza indangagaciro z'umuco nyarwanda n'iza kimuntu muri rusange nibyo tugiye kugarukaho ni ikiganiro inkera y'iwacu ntugiye kure rwose niba uri umubyeyi uhamagara abana bice rwose bakurikira ikiganiro kuko ahangaha ari butangwemo impanuro turi bubiganireho impaka z'ibimpaka yego ariko icyo zigamije ni ukumvisha abanyarwanda urwo ruhare rw'imbuga nkoranyambaga mbega mu iterambere ry'umuco nyarwanda umuco wacu umuco turanga ururimi rwacu rukaduhuza tutarajya kure rero tubanze iki banze bongere baturirimbire yego abataranye nibagana ingamba noneho batwinjize mu gitaramo bisesuye ubundi tugaruke tubiganiraho Doru Rwanda ni rwiza Doru Rwanda we Doru Rwanda ni rwiza rwa Gasabo we Doru Rwanda Doru Rwanda ni rwiza Doru Rwanda we Doru Rwanda ni rwiza rwa Gasabo we Doru Rwanda
turagushyigikiye. bahungu mwe bakobwa mwe uwanga u Rwanda arakarubura uwanga u Rwanda arakarubura n'impamo yewe ndabasabye ako kikirizo gato ni mugasubire mu banyarwanda bakumve cyane. Rwanda nziza komeza imihigo, ubumwe bw'abanyarwanda ntibusagangwe, ngo byiduhetse hora n'intsinzi turagushyigikiye. Rwanda nziza komeza imihigo, ubumwe bw'abanyarwanda ntibusagangwe, ngo byiduhetse hora n'intsinzi turagushyigikiye. pe wanga u Rwanda arakarubura ntakarubemo ariko we bega igitaramo mama ngaho nuko rero mwahawe ikaze rwose iyo abataramye bamaze kutwakira ubundi nta kindi turenzaho uretse kwinjira mu gitaramo tukinjira mu kiganiro binonosoye tukabivugaho cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganiriza icyo abanyarwanda wenda ngira ngo nufunguye aka kanya isakaza amashusho ye kugira ngo bisobanukirwe. ni ukuvuga ku mbaga nkoranyambaga ibyiza byayo ibibi byayo muri rusange mu miryango muri sosiyete turimo. Yego umuryango mugari w'abanyarwanda tugomba kureba ese ni byiza ntabwo ari byiza ese nyine turebe icyo byatugejejeho. Yego wenda kugira ngo byorohere abanyarwanda uraza kujya ku ruhande rumwe nanjye njye ku rundi ntabwo ari uko twiciyemo ibice kuko n'ubundi insanganyamatsiko ni imwe. Ngewe ndaza kwemezanya ndahamanya n'umutima wanjye ko imbuga nkoranyambaga zifite uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'umuco. Erega urabyumva biranoroshye kuko jewe nabayeho mu gihe nubwo bitagaragara ariko nabayeho mu gihe bitari bihari cyane. Ubwo ugiye kuba umubyeyi urumva jewe ndareba uyu munsi ese ntacyo byishe mu buzima bwanjye cyangwa mu rungano rwanjye cyane. Yego nawe nyine nkawe w'uyu munsi ejo bundi cyane nawe uvuge nawe ukuntu wazanye nabyo cyangwa wabisanze nako we ntunazi bidahari. Narabitanze abanzi nibo batanga ubuhamya nyaboneka mwamvugiye. Yego turaza kuganira kuri urwo ruhare rw'imbuga nkoranyambaga kuri ngiye nk'urubyiruko imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba byumvikane ko n'ubundi ntago nabusanye nabyo. Nge nabikuriyemo nabebayemo nzi ahanini ibyiza byabyo. Yego tutagiye kurereka wenda kugira ngo ikiganiro kitaza kwiharira cyane iki gice kinini cy'igitaramo reka duhere mu muryango nyuma wenda abataramyi baragana ingamba tugaruke ku muryango mugari w'abanyarwanda noneho sosiyete nyarwanda tuze kugaruka none turebe ku rwego rw'igihugu mbega urwo ruhare rwaryo. Ariko ubwo ngubwo nyine nyaboneka utsinda undi nta gutsinda no gutsindwa guhari. Yego ni kugerageza kumvisha abanyarwanda biriho. Yego nihereyeho rero urya ngo ujya gutera uriza arabwibanza nkanjye nk'urubyiruko imbuga nkoranyambaga cyane ko arizo twakuze tubona amakuru anyuranye yaba avuga ku muco yaba avuga kuri gahunda y'igihugu yaba avuga ku mirimo itandukanye ayo yose tuyakura n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga. Bivuze ko ndatanga urugero reka turahera n'ubundi ku matorero asanzwe cyangwa se abo bakora ibikorwa by'umuco bitandukanye iyo bajya gutegura igikorwa runaka bateguye igitaramo se bari kudutumira abanyarwanda biragoye ko wagera kuri buri munyarwanda ariko binyuze ku mbuga nkoranyambaga buri wese abasha kumenya ayo makuru byoroshye kandi byihuse. Yego bivuze ko rero bose ndahamanye n'umutima wanjye ko imbuga nkoranyambaga zifite uruhare runini. Reka tujye mu muryango nyarwanda mu muryango cyane ko n'ubundi ari wo mutima w'igihugu. Mu muryango ngira ngo ubu ngubu murabibona bitewe n'uko ababyeyi benshi barahuze mu kazi ntago ababyeyi bakibasha kubona umwanya wo kuganiriza abana ku mateka ndetse no kubahugura baba ari kubigisha icyo kinyarwanda se n'ururimi rwabo kavukire. Aho rero ukaburansanze nyine urumva ibyo ni bibi. Yego ni bibi ariko nanone kubera ko bataboneka bitewe n'akazi binyuze muri izo mbuga nkoranyambaga umwana ubwo abasha kwihugura. Ndaguha urugero hari imbuga nyinshi zigenda zitanga amakuru y'amateka y'u Rwanda
urugero ukabona umuntu yasakaje ifoto wenda y'inzu cyangwa se y'ingoro ndangamurage y'u Rwanda wenda uko yari imeze mu 1952 akabisobanura. Umwana nayibona azamenya ngo ahangaha ari ku ngoma ya Rudahigwa, ariko kugira ngo umubyeyi azabashe kubona akanya ko kwicara ngo bimuganiririze abimutekerereze biragoye, bitewe nuko muri iki gihe isi tugezemo ni isi y'umuvuduko. Yego. Umubyeyi ahugiye mu kazi, ari umwana ahugiye mu masomo ye. Binyuze mu mbuga nkoranyambaga rero umwana abasha kwihugura, akabasha kumenya aya mateka, kwihugura ubumenyi butandukanye bwerekeye ku muco, kumenya ayo makuru atandukanye habera ibyo bitaramo ndetse n'ibindi n'ahandi azatangirwa ubwo bumenyi ku muco. Bityo rero bose bumva ku imbuga nkoranyambaga mu muryango nyarwanda. Ariko ubwo mpise mfatira aho ngaho ugeze neza. Yego. Ni ukuvuga ngo ku mbuga nkoranyambaga hari ibintu byinshi, amakuru ahari ni menshi. Ni ukuvuga ngo wowe urabyuka ukavuga ngo ibintu ndabizi ukabishyiraho, undi nawe akabyuka ati ngenda ndabizi nkabishyiraho. Ni ukuvuga ngo biragoye kenshi kumenya ibiri byo n'ibitari byo. Hari igihe ushobora gufata amakuru bitewe n'uburyo umuntu yabyanditse, wowe ukavuga uti ibi rwose ndabyizeye nibyo, kandi nyamara wajya gushaka za mpuguke uvuga zitabona umwanya. Ukicarana n'umubyeyi wawe aguhaye umwanya cyangwa n'undi muntu wenda bitewe byanze bikunze umuntu amenya umuntu uzi amateka, ubishatse uramumenya ukagenda ukabegera. Hari ubwo usanga ya mateka wowe wumva ko wabonye ariyo ari mazima, muganira ugasanga ibintu banditse nta hantu bihuriye. Ni ukuvuga ngo ni byiza koko kuba hari ibyo mumenya, ariko iyo ugize ibyago niko umuntu yabyita, ukagwa kuri wa wundi wandika ibitari byo. Ni ukuvuga ngo uhaguruka uzi ko ufite ubwo bumenyi, ariko mu by'ukuri uhagurukanye ibintu bitari byo. Ni ukuvuga ngo rero nubwo bwose mufite ubwo bushobozi uyu munsi mufite bwo kuba mwabasha kureba ibintu byose kuri internet n'ahantu henshi, ni byiza, ariko ni bibi nanone mugomba gushishoza nyuma mukamenya kuvuga ese ibi bintu koko ngiye kureba nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Yego. Reka nkugaruke wenda tutarajya kure nk'umubyeyi. Uruhare rw'umubyeyi kugira ngo wenda ibyo bihuha ndetse n'amakuru atariyo atangwa adasakara cyangwa ngo agere kure, uruhare yakaba yagira n'uruhe? Ese kugeza ubararugira? Uruhare rukomeye ntabwo ubundi ararufite kuko ni uburenganzira bwe, kandi noneho ni umukoro we, ni umukoro we kuba agomba kuba nyine afite urwo ruhare rwo kubwira umwana ikibazo. Rero warumbajije ni ukugira ngo uruhare afite cyane cyane ni ukuganiriza umwana. Urumva iyo wicaye ugafata umwanya ukaganiriza umwana, umenya ibibazo afite, abasha kukubaza ese amateka ibi n'ibi n'ibi, ibyo utazi ukabaza wenda, cyangwa nawe wamugana ukaba wajya hariya nawe ugasoma nk'abandi bose. Ariko nibaganira, nafata uwo mwanya akajya aganira n'umwana we, nibwo azamenya ngo umwana wanjye afite ibibazo ibi n'ibi n'ibi, ngomba kugerageza kumufasha gutya na gutya. Yego. Ngira ngo ntangira n'ubundi nabikomojeho ko kugeza ubu baba bato ndetse n'abakuru, abana n'ababyeyi, imbuga nkoranyambaga ni za bose. Ni za bose pe, nanjye uvuga gutya ndazikoresha. Yego. Umubyeyi ubonye ubuyobe nk'uko cyangwa se igihuha nk'iki, amakuru atanzwe atari kuri nge numva nyine uruhare yakaba yagira n'uruhe? Ni ukwicara nyine, ni kwa kuganira buri gihe. Ni ukuvuga ngo agomba kwicara akabwira umwana we ati ibi bintu wasomye sibyo, akamuha ibiri byo. Cyangwa se yaba wenda nabisomye akabona sibyo, ariko wenda atabifitiye amakuru, akagerageza gushaka amakuru ariyo, kuko niba umenya ko ikintu atari cyo, byanze bikunze ubuzi uburyo ushobora kubona ibiri byo. Icyo gihe akagenda agashaka ayo makuru mazima, niba atabashije kuhohereza umwana we akagenda akamenya ayo makuru, akaza akayaganiriza umwana we. Ariko ntabirekeraho gusa ngo ariko ngo ibintu, kenshi hari ibintu nabonye nk'uyu munsi usanga nk'umubyeyi avuga ariko ibintu mukura hariya ntabwo ari byo, akarekeraho. Nyine umwana niho azakomeza nk'ibyo, wagakomeza agakurikira amafuti kubera ko ntago afite yego wenda umubwira gusa ngo sibyo, ariko ntabikosore. Icyo gihe ababyeyi ikintu bagomba gukora ni ukwita kuri ibyo abana bababwiye kandi bakagerageza kubikosora. Yego. Nkawe umubyeyi witwa ko wenda ubwo izi mbuga nkoranyambaga n'ubundi zaje nyuma zibona ku munsi kundi hagenda havuka inshya, kugeza ubu wowe nta ruhare uzibonaho se wowe ku giti cyawe akamaro? No, ingaruka zakugezeho ushobora kuvuga inziza cyangwa imbi? Urazibona kuko nka kera twarasuranaga, njye nari umuntu washobora gusura abantu, hari no kuba wafata na telefone ugahamagara umuntu, nta kubeshya ubwo mba nandika umuntu yanampamagara nkumva rwose
nkumva arangwe nkose yaretse tukandikirana kubera ko umuntu yamaze kumenyera ibi byose byateye za WhatsApp za Facebook n'ibiki hari ubwo usanga kuvugana n'umuntu wumva mutavugana kuba wahaguruka ukajya gusura umuntu kumva ntabwo wajyayo ntawe ugusura ntawe usura ibintu byose byabaye ku matelefone urumva rero izo ngaruka zirahari kuko nk'umuntu ubundi iyo umuntu yarwaraga ukajya kumureba unamenya nuko ameze ukamenya ko akeneye wenda icyo gikoma nk'umubyeyi cyangwa akeneye ibintu nk'ibyo uyu munsi ntabyo wamenya kuko ibintu byose bira kuri telefone ntabwo wiha wenda umuntu yabyita umukoro cyangwa se n'urwo rukundo n'iryo shyaka kera umuntu yagiraga ntabwo bikiguhagurutsa ngo ujye kureba umuntu wibaze se arankeneye ese ntabwo ankeneye ese namufashaho iki ibyo byose byashobokaga iyo wabashaga gusura umuntu yego tugaruke kuri gukorera ku matelefone kugeza ubu imbuga nkoranyambaga zimwe mu mpamvu nyamukuru uwazikoze ashobora kuba yarazikoreye ni mu rwego rwo guhanahana amakuru kugira ngo amakuru byoroshye wenda mu Rwanda rwo hambere barasuranaga yego nibyo koko kandi ni umuco mwiza ariko ubu ngira ngo nibwo byoroshye niba wenda wahuye n'ikibazo ukandikira umuntu ubutumwa umubwira ko wahuye nabyo uhuye n'icyo kibazo nkahita nibaza ntise niba wenda uko gusurana ko haragabanutse ariko nanone ayo makuru uracyanahana ese kugeza ubu ni byiza cyangwa ni bibi ubibara ku ruhe ruhande kuba ari byiza ni byiza amakuru arihuta ukurikije kera ariko ntabwo byabuzaga n'undi ko abantu bamenyaga amakuru uyu munsi ahubwo kubera ko dufite facility dufite ibintu byoroshye ubu bisigaye byoroshye kubona amakuru noneho nkibaza se kera wa mugani muri icyo gihe duvare we twigeze no kubiganira kare nkibaza ko kera twajyaga gusura abantu ugasanga uvuye nk'ahantu ugiye Kibungo hari umutante nkanjye nihereho twajyaga tujya gusura umutante wabaga muri Sake ahantu Kibungo ugasanga mu by'ukuri nibaza ko tutabateguzaga ariko wagenda gusanga bakwiteguye ugasanga batetse ugasanga ukibaza se ayo makuru yabageragaho gute ni ukuvuga ngo n'ubundi amakuru yaragendaga n'ubundi amakuru umuntu yabashaga kuyavuga ari uwarwaye ari uwapfushije ari uwabyaye byaramenyekanaga gusa uyu munsi birihuta yego ni naho rero harimo n'ikibazo nanone muri uko kwihuta ni nk'ibintu byose byihuta buri gikihuse cyose nta na rimwe kibyara ikintu cyiza buri gihe ni ukuvuga ngo uko kwihuta hari n'ubwo hihuta ibitari byo nyine yego urumva ni byiza kandi nyine ni bibi ni byiza turabona amakuru vuba vuba ariko nanone hari kenshi tubona ayihuta bitari na ngombwa ko agomba kwihuta buri ingingo zimbanye nyinshi zikubanye nyinshi yego ngira ngo buri wese ukurikiye ikiganiro n'inkera y'iwacu rwose uri gusobanukirwa neza akamaro ndetse n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga tubonyemo ko bidufasha mu guhanahana amakuru ariko tugakeneramo kandi no kujora ukamenya gushishoza amakuru wakiriye ukamenya ese aya makuru ni ukuri cyangwa se si ukuri yego tanga mbere yo kwihutira kuyatanga cyangwa se nanone ari ukuntu usoma wenda ugasoma icyegeranyo ibi byabaye iki n'iki ukahita ubifata ukoti byabaye kandi mu by'ukuri wenda bitari n'ukuri yego tutagiye kure wenda mu kanya turaza kugaruka tuganira noneho ku ruhare rw'imbuga nkoranyambaga ku muryango nyarwanda kuri sosiyete abataramye nimugana ingamba ubundi rwose dutarame bitinde
ejo bundi nicaye mu mpinga ya Kibaga numva asa n'uhanzweho nshibuka ntaziyongera naho rero nkaba ndabutswe rya juru itemba zahabu muhororo ukugiye ukuzansaza dore neza amaboko nyarambuye ukwangana ndagira ngo mubere muhoro nkumbuye ngwino ngwino ahamyuje ngere uhumbe kure igushagaye cyuri muhundu z'u Rwanda nicyo nduri cyuri mundu z'u Rwanda nicyo nduri cyuri mundu z'u Rwanda nicyo nduriyeho. muhororo ndayikunda bitaraba aya ndumva ntaho uwo bigeze muhororo bameze yego barataramye ariko hari ahantu batageze bakomeje igipimo cy'urukundo rwiza burya kiraruhije dore data yampaye inkato muzurura y'impuhwe mpita ntekereza uwo nkunda umubyeyi atubanza usuzuma urebe ko ari imena ati mukunda gakondo neza ati cyangwa rundi ry'umukunda birebire urukundo rugororerwa n'urutajya rugoragora
intwaro mazaminda ati ducike tujye kure ati humura igipimo cy'urukundo rwiza burya kiraruhije idore data yampaye inka tuwo mwuzurura yiguye mpita ntekereza uwo nkunda umubyeyi atubanza usuzuma urebe ko ari imena ati yenda uramukundaga ukunda unirya ati cyangwa ari unirya gukunda birebire urukundo rugororerwa n'urutajya rugoragora twakiraguye imisozi nk'imibande tuyogamo agakoma ikimayi n'ibyatsi ngo njyemo nuko mpita maze turiruka ngeze aho ndamubwira ntinagiraga ngo ndekunkunda nza kubigusuzuma ubu ndanyuzwe igipimo cy'urukundo rwiza burya kiraruhije idore data yampaye inka tumuzurura impuhwe mpita ntekereza uwo nkunda umubyeyi atubanza usuzuma urebe ko ari imena ati yenda uramukundaga ukunda unirya ati cyangwa ari unirya gukunda birebire urukundo rugororerwa n'urutajya rugoragora mama we aho wumvise iby'umutuku ntibijyanye n'urukundo cyane kumona hari itariki imwe muri uyu munsi niko igihugu cyawe baryoza nako si igihugu gusa n'isi yose ariko ubwo tuzabisubiramo nyine yego tuzahita twambara icyatsi uwo munsi icyatsi icyatsi kereka nirwogerera ati ntabwo bigira umunsi urukundo barya ngo urukundo rugira rute oya urukundo rugororeka n'urutajya rugoragora yego amagambo arakomeye cyane umuntu uri kureba nuko yabyinnye ubundi byari kuba byiza iyo atabyina kugira ngo amagambo yumvikane ubutaha nibayishyiramo ntibazayibyine kugira ngo amagambo kuko ni message ikomeye yego ni ubutumwa bukomeye ni ubutumwa bukomeye ariko mu kanya hari ahantu ari buseruke uri tayari uriteguye mu kanya tugiye gutarama noneho bisesuye yego ariko tutarajya kure reka tugaruke ku ruhare noneho rw'imbuga nkoranyambaga mu muryango nyarwanda kugeza ubu ngubu ushobora kwibaza ese imbuga hari icyo zimariye umuryango nyarwanda muri rusange noneho ariko tukabihuza nanone n'umuco nyarwanda ni nka byandi twavugaga mu rwego rwo guhana ayo makuru kuko nta kuri jyewe numva nta kindi ni uguhana ayo makuru guhana ayo makuru yego mbugiye akana guhana ayo makuru nta kindi mbona siko mbajije icyo bimariye nyine nicyo yego wenda mbere hari abaje wenda bitinze hari ingingo yagize gukomozaho n'ubundi ko izo mbuga nkoranyambaga zagize uruhare rukomeye cyangwa se zakomye inkokora ikijyanye n'ubuhahirane ndetse n'imibanire y'abanyarwanda yego usanga umunyarwanda nta gisura undi ugasanga wenda niba yarwaye ntiyabonye umurwaza
no kwicarana byonyine ugasanga abantu bibereye ku matelefone ntibavuga. Hari akantu kajya gaca kuri izo mbuga nkoranyambaga berekana abana bagiye gusura kwa ba nyirakuru na sekuru, ugasanga abana muri vakansi bose baricaye bibereye ku matelefone. Umukecuru akababwira ati akabareba nyine akabona ko bose bibereye ku matelefone, akabashimira ati cyakoze mwakoze kuza kunsura, ariko mu by'ukuri ntawe wari wamusuye ko bose bari bameze batyo. Hari n'indi bigeze kwerekana ahantu abana bari ku matelefone barangaye, abantu binjira mu nzu bahindura tableau, bahindura ibintu byose, abana ntibabibona. Babibona ari uko iwabo bafunze wifi, bananirwa kwikonekita, noneho bahita batangira kureba bibaze se habaye iki. Noneho nibwo bahise babona ibintu byose byahindutse, ababyeyi bari bahindutse n'ababyeyi baragiye bajya ku ruhande haza abandi, ibyo byose ntabyo bari babonye. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu rwose n'ukuri ni byiza batuzanye, ariko ni bibi pe, ni bibi nanone cyane. Ariko nanone ntabwo twakirengagiza ko binyuze n'ubundi muri iryo koranabuhanga abanyarwanda cyangwa se mu muryango cyangwa se muri sosiyete babasha kumenya ayo makuru y'uwagize wenda wateje umutekano muke. Hari amakamera yaje haba mu ngo haba ku mihanda, ibyo nanone n'irindi terambere dufasha mu kumenya amakuru yo kungabanyije umutekano w'abaturage. Ibyo nanone ntabwo twabishingiraho tuvuga ngo ni ribi, ariko nanone ntabwo twabyubakiraho tuvuga ngo ni byiza. ngira ngo urabyumva rwose, umubyeyi we akomoje ku ngingo yuko bituma abana barangara. Niba umwana yagiye gusura ba nyirakuru, niba umwana yagiye mu muryango, ukabona ko ntabwo ashishikariye kumenya ibyaho, ahubwo wenda hugiye muri izo mbuga nkoranyambaga n'ubundi nk'uko wari ubikomojeho, bikaba intandaro y'uburangare. N'ababyeyi ubwaberega n'ibyo nyine, nubwo wenda wowe wavuga guti baba ari no mu kazi, ariko hari nubwo nyine uhugira ku matelefone ntubone umwanya w'uwo mwana ntimuganire. Ni ikibi ntabwo ari ukuba zihari, nibaza ko igikomeye cyane ni ukumenya igihe umaraho. Ntibigutware umwanya wawe wose, ukagira igihe cyo kubirebaho, ariko ukagira n'igihe cyo kuganiriza abo muri kumwe. Yego. Nanone ibyo ngibyo nabyo ni irindi somo rikomeye, kumenya igihe umara ku mbuga nkoranyambaga. Ku mubyeyi ubwo niho tugezeho igihe twahereye twiha rungano. Yego, ari umubyeyi akamenya igihe ahereza umwanya ahereza izo mbuga nkoranyambaga, ndetse n'umwanya aha abana. Ari ukubaha ayo masomo, ari ukubatoza uwo muco, ari ukubaha izo ndangagaciro z'umuco nyarwanda. Ukabumva buriya umwana aba afite amakuru menshi, n'abataratangira kuvuga bafite ibintu bavuga. Byanze bikunze iyo umwana aje gusanga niyo ari muto, burya afite hari ibintu byinshi avuga niyo ataramenya n'ijambo ngo risohoke kumenya icyo rivuga, ariko bafite ukuntu baza bagusanga bakubwira ibintu byinshi. Icyo gihe rero iyo udafite uwo mwanya urangaye ku matelefone cyangwa televiziyo cyangwa ibindi, urumva icyo kintu agenda nyine abibona neza ko utamwumvise. Ni ukuvuga ngo n'ababyeyi nabo nubwo wenda bamugane tuvuga urubyiruko cyane kuko ari mwe muzamukanye nabyo, ariko n'ababyeyi natwe tugomba kugerageza kumenya igihe ubikoresha. Kugeza ubu byo nanone bigatuma nibaza ntise niba wenda izo mbuga nkoranyambaga zarakomye mu nkokora ubuhahirane ndetse n'imibanire y'abanyarwanda, amazi yaba yararenze inkombe cyangwa wenda haracyari igaribiro? Wavuga ko yarenze kubera ko hari byinshi byapfuye kandi biri mu gupfa uyu munsi. Iyo mibanire, urwo rukundo rw'ababyeyi n'abana, nyine no muri mu banyarwanda bisanzwe, wa mugani n'isi yose si n'abanyarwanda gusa, n'iyo migani kuganira, gutemberana, kugira ngo turumva byarapfuye. Ntabwo twavuga ko yarenze kubera ko twageze aho hantu wumva ko kuba ufite telefone bikurutira kuganiriza umuntu, ariko nanone ntabwo rirarenga kuko hakirimo no kuba tunakibyibazaho. Niba tukibyibazaho nuko nanone ritararenga. Bivuze ko hari andi mahirwe yo kuba, hari amahirwe yo kuba yagaruka. Twese tugerageje kubitekerezaho, kubiganiraho, kubyigisha uwabashije kubyumva akagerageza kubyigisha mugenzi we, icyo gihe inkombe yaba itararenga. Nibaza rero ko icyizere gihari. Ni ibintu byumvikana rwose, ntabwo amazi ararenga inkombe. Niba uri umubyeyi, niba uri umwana, menya igihe ukoresha imbuga nkoranyambaga, umenye igihe wiga, umenye igihe kandi usabana n'abandi. Ntibikubuze kubana n'abandi, ntibikubuze kwiga, kandi none ntibikubuze nanone kuzikoresha kuko ni ingirakamaro nk'uko twabivuze haruguru. Yego, unamenye gushishoza, ntuyore ibyo ubonye byose ngo uvuge ngo ni ukuri. Yego, ubundi mu Kinyarwanda ikintu bagiye bavuga kujora, babyita kujora, ukamenya gusesengura, ukamenya ururo n'icyatsi. Yego, icyatsi n'ururo.
uransabye kubataramira reka ubwo bariko baraza kumfasha ariko ni wowe ubanza turashaka kukumva ninjye mushaka kumva nawe hari umunsi rego uzaza ukicara tukakuganiriza uwo munsi ndabutegereje katubwira intore raya ni ninde nzagaruka impano afite niyi nako twereke gatoya reka tubasogongeze abanyarwanda twagiye rero ndirimba imwe ariko abandi barahita bakomerezaho dore ni umusogongero yego aje rutirunze igitaramo cya burenda twarushije ndaje umusore wa mutabaruka nawe nziho rugamiza ukunda we mwizera cyane ko nzahure mwinginga ngo ansindire ingingiri aha mbonera hambanye hanze garanzamura ngo ndebe ko wande bindegera aha izo ni inkindi n'amarizo z'u Rwanda mama we igitarame yera ya none yahariwe umutirwa cyose umutware w'imanzi rwasamanzi rudakorerwa runyange runyagira nduru muzimanzi zirahabashaka ahayeye ahayeye terikobe dukesha igitarami nkera ya none yahariwe manzi ushengera neza umurangamirwa murangamirwa wakebwa ingondo ari hehe nzo y'imikorere ngereye urwuga turahamushaka ahaye dukesha igitarami yera ya none yahariwe imanzi iyizire nyina wambariza ukaza neza umubyeyi w'inkindi ari hehe nzo y'imikorere yeriye urwuga turahamushaka ahayeye ahayeye terikobe dukesha igitarami yera ya none yahariwe manzi umutinyirwa cyose umutware w'imanzi rwasamanzi rudakorerwa runyange runyagira nduru muzimanzi zirahabashaka terikobe dukesha igitarami yera ya none yahariwe manzi urugema imbaraga rugira urw'inture ngwino amutendera muheto umutungurana maruwa ntabwoba muzimanzi zirahabashaka terikobe dukesha igitarami yera ya none yahariwe amahanga y'ahandi none twahaza wagira ngo ni beza none twahaza baraduhiga ubutwari none twahaza bakaduhiga ubuhanga none twahaza baraduhigura none twahaza bakaduhiga ubutwari none twahaza ese twazamajya hehe utwaza wajya he twaza mwakwirwa he ko twaza twahe none twaza
twaza mwakwirwa ko twaza none twaza dutera imbabazi none twaza dutemba rumanzi none twaza mbese duteza amaboko none twaza mbese twaza bajya hehe twaza mwajya he twaza mwakwirwa ko twaza none twaza yengo twaza bajya he twaza mwakwirwa ko twaza none twaza abahungu bahane none twaza bagera ngo ni beza none twaza twambaye inkindi none twaza dutamirije ibitwatwa none twaza tuje tugana ingamba none twaza mbese twaza mwajya hehe twaza mwajya he twaza mwakwirwa ko twaza none twaza yengo twaza bajya he twaza mwakwirwa ko twaza none twaza ababyeyi bahani none twaza ubagera ngo ni beza none twaza iyo tuje dushayaya we tuje dushayirira none twaza tuje duteza urugori none twaza bashyora ibyahanga none twaza wajya he twaza mwakwirwa he ko twaza none twaza yego twaza wajya he twaza mwakwirwa he ko twaza none twaza yego twaza wajya he twaza mwakwirwa he ko twaza none twaza yego twaza wajya he twaza mwakwirwa he ko twaza none twaza ahubwo rero mama we ubundi kora umusogongero nk'ubu ya kabiri najyaga yagombaga kujyamo yewe iki gitaramo rwose twaza bajya he hindura Marisa twaza bajya ubundi ikibazo gisigaye kiba iminota mike rwose gisigaye kiba isaha ariko ubundi iyo twataramye ntawifuza ko turebe ibintu wari warimye abanyarwanda ngo ni muririmbe ngo haze itorero ngo haze bande wowe tutajya uririmba rwose naje umusore wa Mutabaruka ndabahora nanjye ubutahanza ndamukeje ahari ndamukeje rwose cyane ko muzi urwanda nanjye ubutahanza aririmba ariko nibyo kuko ubushize ubundi wabyinnye ikiringo nanjye banyima umwanya ngo ngane ingamba mbega uburangiye umunsi wari umunsi wanjye yego twihute rero kugira ngo wenda tuze kubona hamwe n'umwanya wo kwanzura yego tujye muri rusange ku rwego rw'igihugu mbega turebere hamwe se izi mbuga nkoranyambaga twita ko zitariki ntago zikiri iz'abato gusa ahubwo zabaye iza bose turebere hamwe uruhare rwazo mu iterambere ry'igihugu mu iterambere ry'umuco nyarwanda muri rusange yego ese kugeza ubu ngubu ubona uruhare rw'izo mbuga nkoranyambaga mu gusigasira ndetse no kurinda indangagaciro z'umuco nyarwanda ni uruhe? Ibyiza byabo byose cyangwa ibibi byabyo? Uravuga ibibi ntacyo ndaza kugaruka ku byiza. Ku bijyana n'igihugu hari byinshi dushobora no kwinjira cyane cyane muri politiki ko niho dufitemo ikibazo cyane. Yego. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu nyine bya bindi twavugaga by'abantu batanga amakuru atariyo niho nabo bitwaza niho baca kugira ngo bashyiremo amakuru atariyo mu bantu. Yego. Urumva rero ni byiza nyine ndibaza ko ibyiza woza kuburaza wenda kubitubwira nawe ariko ibibi cyane nibyo nuko batanga amakuru atariyo kandi agasakara nyine muri rwa rwego twavuze ko ahita yirukanka ahantu hose. Urumva rero ni imbogamizi cyane. Yego nibyo cyane rwose ndagushyigikiye ariko ntabwo twakirengagiza ko nanone binyuze kuri izo mbuga nkoranyambaga
igihugu kibasha gutambutsa ubutumwa bwacyo, niba wenda ari itangazo se, niba ari gahunda iteganyijwe runaka, babasha kwitambutsa byihuse kandi byoroshye kagera ku banyarwanda bose, kuko twabonye ko imbuga nkoranyambaga si iz'abato, si iz'abakuru, ahubwo ni iz'abantu bose, uko rero bose bisangamo. Ndako n'ubundi niba igihugu cyifuza kugira ubutumwa gitambutsa, igihugu kibinyuza muri izo mbuga nkoranyambaga, amakuru agatambuka byihuse kandi byoroshye, kurusha kujya hari ukuntu kera habaga abamotsi, nabo nkoresheje ijambo riboneye, hari ukuntu habaga abantu mu midugudu, niba wenda ari inama y'akagari, ugasanga ari kugenda ahonda akajerekani itangazo inama y'umudugudu ejo saa 7. Yego, ariko kugeza ubu ngira ngo murabona ko ni ibintu byoroshye, ari isibo iragira urubuga bahuriraho kuri izo mbuga nkoranyambaga, bagahana ibyo bitekerezo. Niba wenda hari n'itangazo runaka bifuza gutambutsa, biranyura kuri izo mbuga nkoranyambaga bitiriwe bigorana, buri wese abashe kuzibona. Ariko tutirengagije ko nanone wenda kimwe mu bibi wirengagije nuko nanone birahenze, ntabwo zibonwa na buri umwe. Kugeza ubu gukoresha imbuga nkoranyambaga bisaba nanone amikoro, ntabwo buri wese azigeraho. Uko bigenda bisakara niko abantu benshi basigaye babigeraho, buri wese abasha kandi kuzigeraho. niyo wowe utaba ubifite, wowe byanze bikunze umuturanyi wawe, cyangwa se hari n'ahantu haba haragenewe biriya bita cyber cafe, haraba harabugenewe kugira ngo mugende mumenye amakuru. None dufashe nk'u Rwanda ubwarwo, hari ahantu hariya mu mujyi, hari ahantu hari wifi y'ubuntu, umuntu wese aragenda akahicara akabasha gukurikira. Ndibaza rero ntabwo abantu benshi babasha kuzigeraho. Yego, ariko nanone ntabwo twakirengagiza zimwe mu mbogamizi. Hari abataragize amahirwe yo gukandagira mu ishuri, batazi uko gusoma no kwandika. Hari abafite ubumuga runaka bituma batabasha kuzikoresha uko bikwiye. Ibyo nanone bikabangamira bya byiza twavuze haruguru b'izo mbuga nkoranyambaga. Yego, ibyo byose rero n'ubundi ni ibiduhuriza hamwe, ariko nanone bikadusaba gushishoza no kujora kugira ngo tumenye igikwiye bari cyo dukoresha. Nibyo urebye binakomeye cyane, kumenya amakuru ariyo, kumenya igihe cyo gukoresha izo mbuga nkoranyambaga. Yego, ikigaragara cyo nuko wenda muri izi mpaka twagiye haruguru, nubwo zitari mbi, zari impaka nziza rwose, twakurizamo ko imbuga nkoranyambaga ntago ari mbi rwose, haba ku bakuru, haba ku batoya, haba ku bana, haba ku babyeyi. Ni nziza, ariko ikibazo ni uburyo bwo kuzikoresha. Imikoreshereze yabyo igomba gushirwamo nanone ubushishozi. Ibyo ubonye byose ntubifate nk'ukuri, ibyo usome byose ntago ariko burya ibiba ari ukuri, kandi ntibiguteshe ibindi wagakoze kugira ngo uzigume, kuko n'abazikoze nicyo kintu kirimo, bakoze ku buryo umuntu ahora ashaka nk'iyo wicaye wumva ubuze icyo ukora, utereka njye kuri telefone, reka njye kureba aha n'aha n'aha. Kandi kera umuntu yarasohokaga akajya ukagenda ugatembera ugakora siporo ukagira gute. Uyu munsi rero usanga gufata telefone cyangwa iki ari byo byihuta. Numva rero ni ukwitondera ibyo bintu, ukamenya igihe ubikoresha, igihe utabikoresha, ibyo ukuraho n'ibyo udakuraho. Tutarajya kure, abataramye rwose tumaze kubibonera hamwe ko izo mbuga nkoranyambaga si mbi, ariko nanone si na nziza cyane ku buryo tuziha umwanya wacu wose. Imboga n'ingamba, ubundi turaza gusoreza kuri Murumve Twana Twanjye, muhawe isango rwose. Intarama naguhiga yo kumunanira, yego mwiza we wararaye none, nari mu ruhango nananga ingara, yego mwiza we wararaye none, nari mu mata bateza datemba, yego mwiza we wararaye none, intarama naguhiga yo kumuna, yego mwiza we wararaye none, ikaraba mushumbura giye nyampinya nkamutino tubaye mu
mu Rwanda nsanavumera fasi wa fasi ntarusha umwanzi mbe mu Rwanda. Zari Nkindi na Mariza abataramye cyane. Nuko rero uyu munsi twaganiraga ku ruhare rw'imbuga nkoranyambaga mu iterambere ndetse no mu ndangagaciro z'umuco nyarwanda muri rusange. Ku musozo rero twagira tuti mureke icyaha mumenye icyiza. Ikibazo cya mbere murakizi, agakiza kanyu niho kabitse, ibindi byose n'ejo byaza. Inzira n'ubumwe muyigende nta kugendera ku bugenge, munayitoza abato muhetse maze mutambaza ubumanzi. Ngubwo ubutumwa bw'Inkindi na Mariza rero tugana ku musozo. Ni ikiganiro Inkera y'iwacu, ni buri wa gatatu isaa 2 z'umugoroba kugera isaa 3 z'umugoroba, naho butaha muramuke amahoro. Maze rero murumve twana twanye n'abaruza urukundo. Murumve twana twanye n'abaruza urukundo. Murumve twana twanye n'abaruza urukundo. Murarugirire mwese mujya Muzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo.